se umuntu wamusinya kuri telefone Imana igasubiza ibibazo bye cyane rwose. Twagusengera kuri telefone ugakira uburwayi, twagusengera kuri telefone ukabyara, twagusengera kuri telefone ukava mu nzu y'ubukode ukagura yawe nzu, twagusengera kuri telefone buriya birakora David, birakora bore ibintu byose bipfira mu bitekerezo. Ariko David, niba abana b'abantu bashobora gukora imbunda zirasa mu birometero, zirasa mu birometero, Imana yo mbagaze hano no muntu uri muri Amerika cyangwa Canada cyangwa South Africa dupfa guhoza connection umuye imbumye, watomesha abantu bakira ubumuga, watomesha abantu babona umuco, none abantu kabasheze bari kumuhiga bakaba bamwanze. Shuti yanjye, abantu niba kwanga si we bazaba batangireho kwanga, abantu niba kuvuga nabi si we bazaba batangireho kuvuga nabi. Mbere ya byose umenye ngo niba kuvuga nabi uzamenya ko Yesu ari kukuvuga neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwe mukomeje gukurikirana ndi UMUKRISTO TV. Ndabasuje, njyewe nitwa David nk'ibisanzwe, muramenye kuri ndi UMUKRISTO TV kandi ni kumwe n'umuntu wanyu PST Laban. Nawe muramumenyereye aha ngaha niwe mu rugo kandi nta kibazo twahagiranye nawe. Reka tunamwakire nubwo tumwakira mu rugi we, ariko ibisanzwe byose ni ukwakira. Yego cyambe ni ukwakira. Amen. Basa turakwakira kuri ndi UMUKRISTO TV. Murakoze kutwakira. Makuru ya ndi UMUKRISTO TV abantu bameze bate, kuvuga butumwa rirakugenda gute? Turaho tumeze neza cyane, turashima Yesu, ijambo ry'Imana riri gutambuka, abantu bari gusengerwa, abantu bari kubohoka, abantu bari gusubizwa, none Imana iri gukora. Twagiye dukora ivuga butumwa ryinshi ritandukanye, tujya ku musozi wa Rubavu, tujya Zane, hajya ni Runengo, ni Nengo, twagiye ahantu henshi hatandukanye. Rubavu butumwa ari ikintu ndabirambiwe, aho hose twarahageze dusenga Imana. Twakoze ivuga butumwa we cyane rwose. Umusaruro ubundi urebye abantu babohotse, bakiriye agakiza, babonye imbaraga z'Imana, ubona byaragenze gute? Gusa umusaruro urahari kandi tujya tunezezwa no kuba abantu bahamagara bavuga ngo turashima Imana yabadoye mu gihe ngiki. Turayishimira kuko twarabohotse, indwara zarakize, twabonye ibitangaza by'Imana, twabonye abantu basenga Imana. Uwo ni umusaruro rwose, bijya bidutera guca bugufi tugashimira Imana kirimo gukora imirimo n'ibitangaza. Yego, wenda hari abantu bagiye bibaza gutya, wenda iki kibazo nakibaje turi kuri Gonarike TV, sindatinya kubivuga ko cyane ko abantu bamenye kuri Gonarike TV. Yumvirijwe barahita bamenya kari David nabivuze cyane rwose. Ijwi ryanjye bamaze kurimenya. Nakikubaje ndakubaza ati ese umuntu wamusinya kuri telefone Imana igasubiza ibibazo bye? Akuntu wakinsubije kuri Gonarike TV barabikurikiye cyane, niba ari umuntu ukurikiye ndi UMUKRISTO TV yaciye kuri Gonarike TV, ariko ni nabyiza ko ngo yongera akigira ute akimenya. Ariko uyu muntu utaracyumva reka nyimubarize, ese koko umuntu yasinga umuntu kuri telefone ibyifuzo yari afite bigasubizwa? Cyane rwose. Twagusengera kuri telefone ugakira uburwayi, twagusengera kuri telefone ukabyara, twagusengera kuri telefone ukava mu nzu y'ubukode ukagura yawe nzu, twagusengera kuri telefone bakaguha ideni, twagusengera kuri telefone ukeshurirwa amadeni. Buriya birakora David, birakora bore ibintu byose bipfira mu bitekerezo, bigakirira mu bitekerezo. Kera ndaragira muri urwego nabonaga abantu basengera abandi ku matelefone, yego, ngabacira imanza, nkabase buriya Imana iri kubumva. Ariko kuki Imana ibera hose icyarimwe? Ariko David, niba abana b'abantu bashobora gukora imbunda zirasa mu birometero, zirasa mu birometero, Imana yo mbagaze hano no muntu uri muri Amerika cyangwa Canada cyangwa South Africa dupfa guhoza connection, Imana niyo itokora. Pase nize ko abantu bamaze amatsiko, ariko se niba umuntu ashobora kuba yarasakaza mu birometero, Imana niyo yananirwa kukubitika isengesho cyane rwose rikambukiranye imigabane. Ni umurozi yashobora kohereza ihembe rikakubita umuntu uri muri Amerika, Imana niyo yananirwa gufata isengesho, yananirwa gufata isengesho wasenze. None Imana niyo yananirwa gufata isengesho ryanje ikaryambutsa Afrika rikagera i Buraya rigakoraho imirimo. Abantu bubaha Imana bundi umwanya wose uhaye Imana niwe ikoreramo. Yego, hari abandi bantu bambaje kino kibazo, abo ngabo turabasubije babyumve neza rwose, bakazatinya kuguhamagara cyane rwose. Bahamagare cyane rwose, natwe turahari ku bwabo.
indwara zikire, ibibazo byose birangira. Abandi bantu bambwiye ngo kuri tuzamuka tugiye gusenga nko mu butayu, tukazamuka nk'umusozi wa Rubavu cyangwa se Ndabirambiwe cyangwa se n'ahandi hose h'Imana hashisize amavuta, cyangwa Imana baturanyije ngo abantu basenga, kuko ya misozi ntago Ndabirambiwe ari wo musozi wonyine mu Rwanda cyane, harimo imisozi myinshi, hari naho tutasi abandi bazi, babiterwa n'ukundi Imana yagize ute yahagize neza, uko biterwa na Imana yahishuriye umuntu, umuntu yadukurikira gutya online yakwizera akabohoka cyangwa se Imana igasubiza ibye. Birashoboka cyane, birashoboka. Hari umuvugabutumwa umwe ndavuze, aherutse kubwiriza arabwiriza, David nca bugufi shima Imana, ndavuga ngo Mana ushimwe kuko akira abantu b'Imana bavugira Imana mu kuri bitari mu buryarya. Yes, rero none reka tukwakire mu ijambo ritoya uze kutugezaho, ndumva abantu bose tubasubije, niturangiza rwose ndatekereza buri muntu wese urubwiza muri ijambo araza kuboka. Kuko ikintu cyambe nababwira cyo iri jambo rigiye gutambuka, gerageza uzamure kwiza mu mutima wawe udukurikiye, n'abantu bari hano bagiye kumvira ijambo ry'Imana, nawe gerageza uzamure kwiza mu mutima wawe, hari icyo Imana iri buze gukora mu ijambo. Ikindi cya kabiri, mu mutima waganira n'Imana, ureko ntacyo upfa n'Imana, wiyeze. Cyambe ni ukwizera, icya kabiri wiyeze, icya gatatu kurikira ijambo, usabe. Imana yavuze ati musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa nimumara kunyizera. Maze iminsi ndi kubwira abantu ino jambo, abantu gusaba. Hari igihe ugenda ukazamuka umusozi bwa mbere ugiye gusengera inkweto, ukazamuka ubwa kabiri ugiye gusengera akawunga, ukazamuka ubwa gatatu ugiye gusengera imyenda, ukazamuka ubwa kane ugiye gusengera ngo kawunga, gutyo. Kandi ibyo byose ni icyifuzo kimwe, wakajya gusengera amafaranga, tutarakomeza Imana ikaguha amafaranga bikarangira. Buriya ukantu kutamenya gusenga, Imana ihari ukaba wamaze kuyizera, umenya ko ishoboye byose. Iyo rero yatanze amafaranga, uzagura za nkweto, uzagura kawunga, uzagura imyenda, uzubaka inzu, buriya muri make uzaba washubijwe. Burya ari n'igihe n'abantu duhambiranye ibyifuzo ngo 8 byose tukabitwara, ariko burya bikubiye mu kintu kimwe Imana igomba gukora bya bintu 8 byose bikaba birakemutse. Abantu badukurikiye bazamure kwizera, bihane, bakore ubusabe bwiza, napana gusaba nabi, kandi burya ntitukajya dusaba ikintu tubona cyoroshye. Amen. Sinzi umuvuga tumavuga ati nge sinasengera inkweto ya Bibiliya kandi mbona nyene yabitse mu mufuka, ati ndayaguhereza Imana ikakorega. Urakoze cyane. Tukwakiye mu ijambo rero kugira ngo tugeze ijambo ry'Imana muri minota mike yadusigaranye. Sawa, Imana ishimwe cyane. Nagira ngo bene data mudukurikiye kuri YouTube channel, ndi amahoro Imana akomeze kubana namwe cyane. Tuje hano kuri kamera kuko turi hafi, turi mu minsi mikuru ya Pasika twibutsa urupfu rwa Yesu no kuzuka kwa Yesu kuba byemera. Ababyemera haleluya, Imana nihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 18, turasoma ku murongo waho wa 28. Haratubwira ngo bakivana Yesu kwa Kayafa bamujyana mu rukiko, hare mu museke, ubwabo ndebinjira mu rukiko ngo batihumanya, bakabura uko barya ibya Pasika. Nuko Pilato arasohoka ajya aho bari, ati uyu muntu muramurega iki? Baramusubiza bati uyu iyo abatakoze icyaha ndi tuba tumukuzaniye. Pilato arababwira ati nimumujyane abari mwe mu mucira urubanza nk'uko amategeko yanyu ari. Abayuda baramubwira bati twebwe nditwemererwa kwica umuntu ngo ijambo rya Yesu risohore, iryo yavuze ribamenyesha urupfu agiye kuzapfa. Pilato yongera kwinjira mu rukiko, ahamagara Yesu aramubaza ati wowe uri umwami w'Abayuda? Yesu nawe aramubaza ati mbese ibyo ubibashije ku bwanjye cyangwa se ni ku bw'abandi bakubwiye ibyanjye? Pilato aramusubiza ati uragira ngo ndi Umuyuda? Abo ubwoko bwanyu n'abatambyi bakuru nibo bakunzaniye, wakoze iki? Yesu aramusubiza ati ubwami bwanjye si ubw'isi. Iyo abo ubwami bwanjye bwari ubw'isi, abagaragu banjye baba barwanye ngo ndahabwa Abayuda, ariko rero ubwami bwanjye se ubwino. Akira ijambo ry'Imana.
Mane twegere kandi kindane natwe cyane mushiki wanjye na mwene data wungurikiye. Jambo nakozaniye ndagira ngo nongere ngwereke imbaraga ziri mu kwizera Yesu. Ngwereke imbaraga ziri mu gutunga Yesu mu buzima bwawe. Ngwereke imbaraga ziri mu kwakira Yesu. Kandi bana b'Imana, mureke tuvuge Yesu. Mureke tumwekonegiteho. Mureke tugendane nawe yadukuye ahakomeye. Uyu munsi ari kutugeza heza. Icyambere yatubabariye ibyaha. Yaduhaye gukiranuka kwe. Yatwaye ibyaha byacu aduhereza gukiranuka kwe. Uyu munsi turi abana b'Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu musomye iri jambo ry'Imana rituganisha mu rupfu rwa Yesu. Burya iyo Yesu ataza gupfa ndetse ngo azoke, njyewe nawe uyu munsi ntabwo tuba twetwa abakristo. Mane twagere kandi tindane natwe cyane. Hano ng'Abayuda n'abandi bagambeneye Yesu baramufata bamujyana kwa Kayifa. Kayifa nawe yari umwe mu batware b'icyo gihe yategekanaga na Pilato. Ngo ariko Kayifa we amaze kubana ibya Yesu biramuyobera, biramucangabana ndakunde yabigenza. Aravuga ngo reka nze mujyane kwa Pilato, yenda we ari bumenye ibyo umugabo wakijije indwara, wahumuye impumyi, watumisha abantu bakira ubumuga, watumisha abantu babona umucyo, none abantu bakaba basheze bari kumuhiga bakaba bamwanze. Nshuti yanjye, abantu nibakwanga si we bazaba batangireho kwanga. Abantu niba kuvuga nabi si we bazaba batangireho kuvuga nabi. Mbere ya byose umenye ngo niba kuvuga nabi uzamenye ko Yesu ari kukuvuga neza. Muzapfe kuba mubanye na Yesu, Yesu mugendanye, Yesu agukunda nawe mukunda. Ibyo bazavuga byose niba Yesu mugendanye, igihe n'igihe cyacu ayo magambo yazibagirana. Yesu rero nawe bamujyana kwa Pilato, ariko bamugejeje kwa Pilato, Pilato ngamurebye ngasanga nda cyaha afite gikwiriye kumwicisha. Amusubiza Kayafa n'abandi bantu bari bamuzanye, abati dore umuntu wanyu ngiye mbonye nda cyaha, none tubigenza dute? Bakayafa n'abaturage bewe babye oya, wa muntu afite ibyaha, yoba ndabyo afite, ntabwo tuba twamukuzaniye. Iyo dukomeje gusoma kino gice tuhabona imirimo Yesu yakoze. Pilato yaramubaje ase uri Umuyuda, uri umwami w'Abayuda? Yesu yamubaje ibibazo bibiri. Etese bino mbajije ubimbajije ku bwawe nawe urashaka kumenya ngo menye uwo ndiwe, cyangwa ubimbajije ku bwa bano bantu? Pilato aramuhakanira ati nge ntabwo ndi Umuyuda, ndanubwo ndi n'ubwoko bwanyu, cyakora bakunzaniye ndakwereye kumenya ibyawe. Turashimira Yesu kwihangana, turashimira Yesu kwitanga. Yesu urakwitanye mushiki wanjye, we mwene data, ntabwo nzi urwego rwawe ugezemo, ariko aho ugeze hariho hose nuko Yesu yaje mu isi. Yesu yaraje, ibyaha byawe abambanwa nabyo ku musaraba. Yesu yaraje, ibyaha byawe arabikwaka. Uyu munsi Yesu aragira ngo umuhe ibyaha byawe aguhereze gukiranuka kwiwe. Mana yacu twagere kandi tindane natwe cyane bana b'Imana. Nshuti zanjye kandi nshuti zawe, igikora cyeremye ijambo nuko Pilato ntabwo yabonye Yesu w'icyaha, ariko bitewe nuko rubanda bari basheze bahagurutse bavuga ngo niwe yakoze ibi. Pilato yakoze icyo rubanda bashaka, maze gukora icyo rubanda bashakaga. Noneho ariko Pilato arabanza ararengagiza, aravuga none ko muri kubona ko mwazanye umuntu, kandi turi mu minsi mikuru ya Pasika. Buriya kirege cya Pasika bashakaga igisambo kiruta ibindi byose, cyakoze ibyaha byinshi, bakagihanisha kugishyira ku musaraba. Bakareba undi muntu wakoze ibyaha bike, uwo nawe akabohorwa. Babohoraga imbohe ibiri, ariko imwe bakayibohora bakayiteza ku musaraba, bagahita bahetse ibyaha bikarangira, indi bakayibohora igataha mu rugo. Ariko abantu barangije beteramo Baraba wari igisambo kizwi na bose. Baravuga ngo Baraba abari we ubohorwa, Yesu abari we ubambwa. Mwumva umurimo Yesu yakoze bana b'Imana. Mana twagere kandi kindane natwe cyane. Haleluya.
Yesu yakoze umurimo utangaje. Nawe nyumvira uburyo ibintu byasanye no kugurana, kuko Yesu yarageze kuri misiyo ye gutwara ibyaha byacu akaduhereza gukiranuka kwe. Misiyo yari igezemo neza. Nawe nyumvira ni umuntu wakagombye kujya ku musaraba kubw'ibyaha bye, ariko abaturage bahisemo ngo abe ari we utahajye mu rugo. Yesu umukiranutsi umuziranenge aba ari ujya ku musaraba. Byarangiye banzuye, baravuga ngo ubwo mubihisemo barabanatahe ngaruharwa mu byaha, Yesu aba ari ujya ku musaraba kubw'ibyaha bya Baraba. Uyu munsi wongurikiye, izina ryawe urarizi. Ni wowe Yesu yagiriye ku musaraba, ni wowe Yesu yacunguye, ni wowe Yesu yameneye amaraso. Na n'uyu munsi Yesu aracyataza ibiganza agira ngo akubabarire. Na n'uyu munsi Yesu aracyataza amaboko. Ibyashiye 3:20 aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu yumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira badusangire. Handi aravuga ngo yemwe abarushe namwe abaremerewe nimuza kunsanga nzabaruhura. Birashoboka kuremerezwa n'itabi, birashoboka kuremerezwa n'uburaya, birashoboka kuremerezwa n'ubusinzi, birashoboka kuremerezwa n'urumogi, birashoboka kuremerezwe uri mu ngeko, uri kwaka gatanya n'umudamu we cyangwa se umugabo wawe mu muryango byanze, uremerezwe n'ebyo. Ariko icyazanye Yesu, Yesu aragira ngo akwace ibyo bikuremereye, akwace ibyo bikuroheje, akuruhure mu mutima wawe, akuruhure mu buzima bwawe. Nicyo cyazanye Yesu. Haleluya. Mani twegere kandi tindane natwe bana b'Imana. Yesu na n'uyu munsi ibiganza bye biracyakora imirimo n'ibitangaza, amaboko ye aracyayakuyambiye kugira ngo uze umwegere, kuko nawe arashaka kukwegera. Yesu yakoze byiza. Bana b'Imana kandi inshuti za Yesu, mureke tujye tuvuga imirimo ya Yesu, mureke tujye tuvuga ibitangaza bya Yesu, mureke tujye tuvuga imirimo ikomeye Yesu yakoze mu buzima bwacu. Nubwo arabo tuvuga Yesu mukadutera amabuye mukavuga ngo ni uburyarya, nawe uzaze. Turavuga Yesu wabambwe, turavuga Yesu wapfuye, turavuga Yesu wazutse, turavuga Yesu wamaze iminsi 40 akora imirimo yiwe nyuma yo kuzuka, turavuga Yesu wagiye mu ijuru, turavuga Yesu zagaruka aje kwema ingoma ng'umwami, turavuga Yesu wacunguye abantu, turavuga Yesu Yesu ingoye mbabwira, uretse no gutwara ibyaha byacu akaduha gukiranuka kwe. Bibiliya nivuga ngo iyamuduhaye izabura gute kumuduhana n'ibindi. Iyaduhaye Yesu, haleluya. Shambo wa mushiki wanjye, shambo we mwene data, iyaduhaye Yesu, Yesu akaza kuducungura, Yesu akaza kutubohora, Yesu akaza kutubabarira ibyaha. Iyaduhaye Yesu izabura gute kumuduhana n'ibindi. Mani twegere kandi tindane natwe cyane. Iyo wamaze kwakira Yesu muri wowe, kuko Imana yaguhaye umwana, urafite Yesu mu buzima bwawe, Yesu muragendana, azagukiza n'indwara, azagukiza n'ubukene. Niba ari indwara abantu benshi barwame iki gihe n'ubukene, ubukene bwarateye nabwo bwabaye icyorezo, ariko abari muri Yesu ntacyo tuzaba, kuko yaravuze ngo ninjye soko y'amazi amara inyota. Yaravuze ngo nyizera ndabwo azapfa. Mushiki wanjye, niba wizeye Yesu ndanza ari zakwica. Niba wizeye Yesu ndabwo uzicwa n'ubukene. Niba wizeye Yesu, uyu Yesu wabambwe agatwara ibyaha bya Baraba, akagira Baraba ku musaraba, Baraba waruharwa mu byaha agataha. Nawe niko Yesu ashaka kukugirira neza. Mwemerere umaze iminsi uri gushwana n'umudamu wawe, wamuciye nyuma. Yewe mudamu waciye nyuma umutware wawe, ni wowe Yesu ari guhamagara, ni wowe Yesu ari guhamagara. Yesu aragira ngo atware uburaya bwawe,
aguhereze gukiranuka kwiwe. Yewe ndaje abagabo maze kuryamana nabo ntabwo wababara. N'uyu munsi urashobewe wabuze uko wakikuramo ubwo buraya, ariko Yesu yungubwira umwegereye yaguha amahoro, umwegereye yatindana nawe, umwegereye yakugirira neza, umwegereye yaguha ubutunzi butarondoreka, umwegereye uretse na mwese kugwa kubaho neza, azakugeza no mu bugingo bw'iteka ryose. Mani twegere kandi tindane natwe cyane mushiki wanjye, we mwene data, we mushiki wanjye wungurikiye. Yesu yungubwira, Yesu yungubwira, Yesu yumbagaze hano kuri televiziyo muvuga kuri YouTube channel. Oyo twamuvuze dushonje, twamuvuze ndangwata dufite, twambara bodaboda zacitse, turi kurya ikirahure cy'umuceri, turi kurya ibijumba by'50, ariko Yesu yabigenjeje neza. Uyu munsi twambaye amakote, uyu munsi turasa neza kubera Yesu. Kandi uretse n'ibi duhabwa n'isi, uretse n'ibi Yesu aduha no mu isi, tuzagera no mu ijuru. Haleluya. Niba uzagera mu ijuru, haleluya. Wungurikiye, haleluya. Wungurikiye, haleluya. Kuri telefone yawe, haleluya. Aho iwawe mu rugo, haleluya. Oyo umuririmbyi aramuririmbye aravuga ngo ahemba neza ntabwo yambura. Oyo ngo yajya akiza imbaraga sa, oyo ngoyo ajya akiza ico, oyo ngo yajya akiza ubushwambagara, oyo ngoyo oyo ngubwira mushiki wanjye, oyo ngubwira, oyo ngubwira, oyo ngubwira ahemba neza, yuwamukoreye ahemba neza. Nasomye ijambo ry'Imana mu migani ngingororano Uwiteka atanga, iya mbere ni ubukire, ya kabiri ni icyubahiro, ya gatatu ni ubugingo. Mana ishimwe cyane. Yesu yungubwira wemeye kwikorera ibyaha bya Baraba, nawe ibyawe mwemerere, azabyikorere, abitware aguhereze gukiranuka kwe, abitware aguhereze kugira neza kwe. Yesu yatwara umujinya wawe, Yesu yatwara kamere yawe, wanze guhinduka. Y'abantu bavuze gato urarakara. Yesu yatwara ubugambanyi bwawe akaguha gukiranuka kwe. Yesu yatwara uburaya bwawe akaguha gukiranuka kwe. Ni wa murimo wazanye Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo yemwe abarushe, ufite ibikuruhije, sanga Yesu. Ufite ibikuremereye, sanga Yesu. Ufite ibikubabaje, sanga Yesu. Ufite ibyo wasengeye bikanga, sanga Yesu. Ufite ibyo wasengeye ndibyacamo, sanga Yesu. Mwana w'Imana kandi inshuti ya Yesu, igihe turimo uyu munsi turi mu gihe cyo gukora kw'Imana, turi mu gihe cyo gukora kw'Imana, twabaye mu gihe cyo kuvuga kw'Imana. Mana ishimwe cyane. Buriya hari abantu bakiri mu gihe cyo kuvuga kw'Imana. Iyo ukiri mu gihe cyo kuvuga kw'Imana, Imana ivuga inzu ukayitegereza imyaka, Imana ivuga ibiryo ukabitegereza imyaka, Imana ivuga amashuri ukazaga ugashaka wabizacu ukahabura. Ariko iyo uri mu gihe cyo gukora kw'Imana, ukaba uri mu gihe cyo gukora kw'Imana, icyo gihe uri mu mashimwe. Humura mushiki wanjye, ngo sabiye gukora kw'Imana ku buzima bwawe, ngo sabiye gukora kw'Imana ku buzima bwawe. Imana yaravuze, imaze kuvuga urabyumva, urabyizera, ariko ngo sabiye gukora kw'Imana, ngo sabiye igihe cy'Imana nikize ku buzima bwawe. Ariko ikiruta byose wakire Yesu mu bugingo bwawe, wakire Yesu mu buzima bwawe, ubanze umukoreze uwo mutwaro w'ibyaha byawe, ubanze umukoreze ibikugoye byose. Ni Imana y'inyebambe izabikorera kwiyubahisha. Sawa rero, reka dusoze, ariko dusoze ngwifurije kwakira Yesu mu buzima bwawe, ngwifuriza gukora kw'Imana mu buzima bwawe. Birashoboka ko umaze imyaka myinshi mu byaha, ariko nyemerera Imana izikora mu buzima bwawe,
kuko namenye neza ko ubuzima budafite Imana ni ubuzima bupfuye, ubuzima budafite Yesu ni ubuzima bupfuye, ubuzima budafite umwuka ni ubuzima bupfuye. Mushiki wanjye, ubuzima bwawe buri muri uruhe rwego? Ni ikihe gice ububarira mu buzima bwawe? Emerera Yesu, emerera Yesu mugendane, wemere Imana ikore mu buzima bwawe, wemerere Imana mugendane. Sawa, reka dusoze rero. Imana ikumere umugisha kandi ikomeze kuguhaza ibyiza. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu turanejejwe no guca bugufi, turagushimiye cyane, izina ryawe niryubahwe. Data urakiranuka, bwami bwawe n'ubw'iteka ryose uri ku ngoma, kandi ingoma yawe izahora ibihe byose. Mana, turagushimiye ko waduhaye Yesu ngo azatware ibicumuro byacu, azatwara ibyaha byacu. Mana, turagushimira ko watubazeho gukiranuka. Mana, turagushimira ko waduhaye abana bawe, n'uyu mushiki wanjye, n'uyu mwene data, n'uwo muhe kuba umwana wawe, kugira ngo izina rye ryubahwe, kuko uri Imana nyebambe. Data wa twese mucunguzi mwiza, n'umwemerere aca bugufi kandi akwizere, wongere ugarure ibihe byiza mu buzima bwe. Data nyakubahwa ku ngoma, mw'iki gihe ngiki asa naho ibintu bimuyobeye, ariko mugirira neza. Data wa twese nyakubahwa Imana, arashobewe, arananiwe, ariko ni wowe karuhura. Ruhura uyu mushiki wanjye, wongere ugaruke muri we mu izina ryawe ryera. Yaracitse indege, yarayobye inzira, ariko wongere umuyobore Data kubw'ineza yawe. Urakoze kumva gusenga kwacu, urakoze kumva uburyo nsengeye umushiki wanjye, kandi ukore ngo Imana weshikuzo n'icyubahiro. Niko dusenze Imana kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen amen. Sawa rero, Imana ibaho umugisha nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Yenda waduhamagara ushaka ko dusengana, ushaka ko tuguha ubujyanama ugendeye kuri ijambo twamaze kuganira, washaka kwihana, washaka guca bugufi, cyangwa se yenda ugashaka uburyo kwakira Yesu ng'umwami n'umukiza wawe, ni wumva byaje uzaduhamagare ku izi nomero ni 0788 24 53 826. Uzaduhamagare tuzagufasha. Mana, kikugiriye neza cyane, ngwifurije kugubwa neza. Urakoze.